Mwaramutse bakundwa bene data, turacyari muri za nyigisho zacu z'urugendo rwa Yesu Kristo mu cyumweru cya nyuma cy'ubuzima bwe hano ku isi ubwo yaducunguraga. Ku munsi wa kabiri w'urugendo rwe ndagira ngo tuwukinguze gusoma amagambo nanone yanditswe muri cya gice cya Matayo ibice 21 umurongo wa 18. Bukeye bwaho mu gitondo kare asubira mu murwa wa Yerusalemu, birumvikana arasonze, abona umutini iruhande rw'inzira, arawegera asanga utariho imbuto keretse ibibabi gusa. Arawubwira ati, ntukere imbuto iteka ryose. Muri ako kanya uruma. Abigishwa be babibonye baratangara bati, mbega uhereye ko wuma muri kano kanya? Yesu arabasubiza ati, ndababwira ukuri yuko mufite kwizera mudashidikanya mutakora nk'iby'umutini gusa, ahubwo mwabwira n'uyu musozi muti shinguka utabwe mu nyanja, byakoreka, kandi ibyo muzasaba mwizeye muzabihabwa byose. Amen. Imana ishimwe cyane. Turi kureba urugendo rw'umukiza wacu mu cyumweru cya nyuma cy'ubuzima bwe hano ku isi, ko yabigenje kugira ngo dushobore kuzaragwa ubugingo buhoraho. Ndifuza rero yuko cyatubera icyumweru cy'umugisha nk'uko twabivuze dutangira iyi gahunda y'izi nyigisho, kandi nzi neza yuko Imana izadufasha kugira ngo byose bigende neza. Tugeze rero ku munsi wa kabiri w'urugendo rwe. Ubwo amakuru yazindutse avugwa kuri uwo munsi yari amakuru anyuranye kandi atangaje muri Yerusalemu. Abo yari yaraye akijije indwara, abaraye bakize ibisazi, abaraye bahumutse bari impumyi, abari gushobora kugenda bitera hejuru baraye bakize uburema, barimo batanga ubuhamya bavuga bati, twaraye tubonye umugabo w'abagabo shaho, twaraye tubonye umukiza, ahejo haje umugabo asenya isoko ryo mu rusengero, abayuda n'abandi bakuru b'idini bamurakariye, ariko ni umugabo w'intwari. Ubwo niko bari kwitera hejuru, mwati nge nari ikirema murabizi, agacinya kadiho. Undi ati nanjye nari impumyi ntabareba, none dore ubu ndabona. Barimo bagenda biruka imisozi muri Yerusalemu, buri muntu wese yirukanswa n'ibyaraye bimubayeho. Abarwayi bandi baraye bakize izindi ndwara z'amoko atandukanye, nabo barimo baratanga ubuhamya. Nibyo byazindutse muri Yerusalemu byose bivugwa ubutumwa Yesu yamaze kubutanga byaciyemo. Uko bavuga gutyo, abatambyi, abakuru b'idini, abafarisayo bari gufureka n'umujinya kubera yaraye abubikiye imbehe. Ubu ngubu muri aya masaha y'agasusuruko ibyashara bigeze kure, turi kwinjiza amafaranga, none isoko ryacu yarishenye, kubera yuko nibo bari bafite umwanya ukomeye muri iryo soko. Nta muntu wa rubanda uwo ari we wese wari gupfa kubona akanya acururizamo mu rusengero. Abakuru b'urusengero ubundi nibo bajya barutoba, nibo barwica. Hari n'igihe abakuru b'idini bajya bangiza itorero, bakangiza idini ryabo bene kurisengeramo bigaramiye. Abo rero nibo bari bararwikwije, kuko babonaga hari ubuhahiro, babonaga hari isoko ryiza rishyushye, bigatuma nyine aho kugira ngo bakoreremo ibyubakiwe urusengero, ahubwo barukoreramo ibyo kwinezeza. Ibyo twabigereranya n'abantu bajya bashinga amadini batagamije izindi nyungu z'Imana, ahubwo bagamije kureba yuko bakoreramo business. Nubwo wenda batajyanamo inuma, ntibajyanemwo ibicuruzwa, ntibajyanemwo imifuka y'umunyu n'umuceri, ariko hari ubundi buryo abantu benshi basigaye barahinduye inzu y'Imana iguriro, bakemera rwose bakagoreka ubutumwa bwiza, bakizeza abantu ibitangaza bitari byo, kugira ngo barebe yuko babakuraho inote zishyushye. ugasanga abantu baranabirwaniramo
kugeza ubwo biza kwiga isiporoza rwose bikagaragara no mu bakirisitu cyangwa mu bayoboke b'idini iryo ari ryo ryose, yuko burya atari ugushaka abayoboke ngo bazabageze mu ijuru, ahubwo ari bamwishakira ndamu. Amafaranga yaba yabonetse bakaririmba za haleluya, yaba yabuze abandi bakarara ku nkeke bagira bati ko yabuze byagenze bite. Ugasanga mu by'ukuri ntabwo abantu bagishishikajwe no kujyana abera mu ijuru, ahubwo bashishikajwe no kubona ibintu bya rigise by'imidembo byo kubona amafaranga atubutse. Ibyo nabyo ni uguhindura inzu y'Imana iguriro mu bundi buryo burendere gite. Yerusalemu rero abayuda, abafarisayo nyine cyane bakuru b'idini, uko abandi bazindutse bacinya akadiho kubw'ibyo Yesu yarayakoze, abo ngabo bo ahubwo bari gufureka, ndetse byageze naho bamubaza bati tubwire ubutware bugutera gukora ibyo ukoze ibyo buturuka hehe? Ubwo butware bwo gukiza abarwayi, ubwo butware bwo kwirukanira abantu mu isoko uje uri ikimanuka kivuye i Galilaya tutari tuzi n'uburyo uje, ubwo butware bwose butumye utagira ubwoba ngo dutinye, ubukurahe? Nawe arababwira ati namwe nimumbwire, umubatizo wa Yohana umubatiza wavuye ku Mana cyangwa wavuye ku bantu? Abahaye ikibazo kirabagora, baravuga bati nituvuga ko wavuye ku Mana aratubaza igituma tutamwizeye ngo tumukurikire. Nituvuga ko wavuye ku bantu kandi abantu bemera Yohana ko ari umuhanuzi, nabwo baradutera amabuye. Arababwira ngo, baramusubiza bati titubiza aho umubatizo we waturutse. Amenya ko ari uburyarya bamushubije ko batamubwije ukuri. Arababwira ati nuko rero nanjye simbabwira uwampaye ubutware bwo gukora ibyo ndi gukora, yikomereza imirimo yagombaga gukora. Ubwo rero muri icyo gitondo Bibiliya yatubwiye ngo azinduka kare n'abigishwa be baragenda, noneho abona igiti cy'umutini arawegera. Mu by'ukuri nubwo Bibiliya ivuga nyine ngo yarashonje, nanjye ndabyemera ko mu gihe yari yambaye umubiri nawe yarasonzaga nk'abandi, ariko igihishwe mu iyi nkuru nyamukuru ntabwo ari inzara y'umwami Yesu, ahubwo inzara y'umutima yo kugira ngo yigishe abigishwa be gusenga no kwizera, no kugira ngo yerekane yuko kurata ibibabi gusa by'imirimo atari byo byangombwa ku bazamwizera n'abiyita abantu b'Imana. Yashakaga kwereka no kubigisha ko abafarisayo n'abigisha amategeko yuko bazavumwa nibatera imbuto bagakomeza kwigira uko bameze, ariko agira ngo n'abigishwa be abigisha ibyo kwizera. Ngo aragenda rero arashakisha muri Mariko niho hatubwira ngo ntabwo cyari igihe ubundi cyo kwera kw'imitini. Hari ibintu utajya gushakira ku giti igihe cyabyo kitaragera, ukarindira ko amezi yagenewe kugira ngo gitange umusaruro nyine agere. We rero yagiye gushakira imbuto ku giti igihe cyo kwera kw'imitini kitaragera. Twaganiriye na bene data mbabwira yuko iryo jambo ubwaryo risobanura ngo nta mpamvu, nta rwitwazo rwo kudakizwa ngo witwaze ngo wapi n'Imana irabireba, turi mu gihe cya corona n'Imana irabireba, turi mu gihe nyine twakorewe ihohoterwa, turi mu gihe rwose twahuye n'ibibazo, turi mu gihe gikomeye, twararenganyijwe, twarakandamijwe. Ubwo rero ibyo dukora byose rwose ni ukwihimura n'Imana irabireba. Nta gihe na kimwe Imana ishobora gukora icyo bita tolerance dipeshe, ngo ibe yatorera umunyabyaha ngo kubera ngo akaga yanyuzemo, ingorane yahuye nazo, rwose bankoreye iby'ubugome. Ubwo rero nta buryo rwose nakwera imbuto, nta buryo rwose naba narapfakaye nkiri mutoya ngo nkomeze nera imbuto. Ngomba kureba uburyo nanjye rwose uyu mubiri wanjye nawunezeza, aho kurindira ubushake bw'Imana akajya yitera imbabazi ubwe wenyine. Kameme urabona umuntu wapfakaye mfite imyaka 25 rwose Satani akajya amwagisereranya busora cyari muto, nawe akabisubiramo nk'uri kuririmba ikorasi koko ndacyari muto, nuko akabyitwaza. Ariko iyo usomye Bibiliya ikwereka ko hari abandi bantu benshi bahuye n'ibyo wahuye nabyo,
nabo babo barapfuye ariko bakomeza batunga ubukirisitu buzima, nabo barapfakaye bakiri bato kukurusha bakomeza batunga ubukirisitu buzima, nabo barasahuwe, nabo bahuye n'ingorane, nabo bahuye n'intambara, barwaye ibirwara biruta ibyo warwaye ariko bakomeza kwihangana no gushinyiriza batunga ubukristo buzima. Hari igihe bakubwira ese no mu gihe nk'iki mpagazemo nakomeza kwera imbuto koko? Imana yo ndibona yuko nashaririwe, abapasitoro bo ntibabibona, bene data bo ntibabibona, ubwo se ari bo byabayeho, ubwo bo rwose bakomeza kwihangana. Bibiliya ihita gusubiza ngo Yesu yashakiye imbuto ku giti kitari igihe cyo kwera kw'imitini, ntibyamubujije kukivuma. Ntibizakubuza kuvumwa, ntibizakubuza guhanwa, nubwo ibyakubayeho koko nyabusa uwabireba rwose yakugirira imbabazi, ariko ntibiguha uburenganzira bwo gukora ibyaha, ntibiguha uburenganzira bwo kwitwara nabi, ntibiguha uburenganzira bwo gusambana ngo nuko umugore yakunanije rwose akagenda kandi warasezeranye yuko uzatandukanwa nawe n'urupfu cyangwa Kristo agarutse. None se kwa kunanije akaba akiriho, urabigenza ute kugira ngo Yesu naza kugushakiraho imbuto azibone? Uraza kumbwira uti rwose si igihe cyo kwera imbuto kw'abagabo babaye nkanjye bakananirwa n'urushako ku mugaragaro bose babireba, si igihe cyo kwera imbuto kw'abagore babaye nkanjye umugabo yarantaye nkiri mutoya, ubwo rero kunshakiraho imbuto zo kutaryamana n'abandi rwose vuga uvuye ahangaha. Yego arakomeza urugendo ariko uraba uvumwe, urabura uwo kuzahanwa muri Gehenomu. Ntabwo izo mpuhwe witera n'izo mbabazi abanyempuhwe bakugirira bishobora kukurokora ku munsi w'uburakari bw'Uwiteka, kuko hazacomoka abandi bari bameze nkawe, hazagaragara abandi bagabo nabo bananiwe nk'uko wari wananiwe ariko bakomeza umusaraba, hazagaragara abandi bakobwa nabo bananijwe no kubura abagabo bagasazira mu bukumi bwabo ariko ntibacogore kwikorera umusaraba wabo, hazahaguruka abandi bagore nabo bananijwe n'abagabo ariko bagakomeza bikorera umusaraba, n'abandi bapfakaye nabo bagakomeza bikorera umusaraba, n'abandi banyazwe ibyabo ariko ntibatakaze kwizera kwabo bakagumana n'Imana. Kimwe n'ibindi byose bigenda biba ku bantu ntarondora kano kanya ariko barabikomeje. Iki giti rero nibyo ngibyo tugira ngo tukigireho kuri uyu munsi wa kabiri w'urugendo rw'umwami wacu rwo gucungura abari mu isi mu cyumweru gitagatifu. Haleluya! Imana yacu itugirire neza kandi itubere Imana natwe dukomeze kuyibera abahungu n'abakobwa beza. Ubwo rero ikindi yashakaga kwigisha twebwe ndetse n'abigishwa be, wa mutini awuvumye uruma nguhereye mu mizi kugera mu bibabi, bya bibabi wiratanaga pyu, ya mirimo abantu bajya biratana iyo ngereranya n'ibibabi, kuba waririmba neza cyane, kuba rwose wasenga ureba hejuru, kuba wagira gute, kuba wagira n'ibyo utanga mu murimo w'Imana ariko utera imbuto. Abapagani barumiwe, abo mubana muri famiye barumiwe, bibaza ubukristo bwawe uko bumeze. Umugabo wawe yarahiye agahisha, umugore wawe yarahiye agahisha, abana bawe bibaza niba Imana mama wabo asenga cyangwa papa wabo ari Imana nk'iy'abandi byarabayobeye. Ababyeyi bawe bibaza iyo Mana usenga warabakubye na zeru, utabafasha mu byiza byose bya rurema yakugeneye, bakibaza iyo Mana yawe ukorera ari Imana ki? Nta kabuto namba abo mubana muri sosiyete bakubonaho, ariko imirimo y'ibibabi yo sinakubwira rwose urakora. Abavuga ngo rwose uri umukozi w'Imana ntibagira ingano, ariko nta mbuto. Hamwe n'iyo mirimo byose bizavumwa, ntabwo bizakurengera ku munsi w'uburakari bw'Uwiteka warabuze imbuto zo gukiranuka. Bavandimwe, Imana idufashe kumva neza ikiri ijambo ry'uyu munsi wa kabiri w'urugendo rw'umwami wacu rishaka kutwigisha. None habwira abigishwa be rero batangajwe nuko umutini wumye, abigisha bya bintu bibiri nababwiye byo gusenga no kwizera. Haleluya! Aravuga ngo mugize kwizera, ntabwo mwe mwakora ibyo kumisha umutini gusa, ahubwo mwabwira n'uyu musozi ngo shinguka ugwe mu nyanja, ngo umusozi wabumvira ukagenda. Aho ngaho arababwira ko kwizera gukuraho imisozi. Hari abantu bumva Bibiliya nabi, bakaba bagenda bagahangariza ku misozi. Hari abo byigeze bibaho bati tugiye kureba ko ibyo Yesu yavuze ari ukuri,
birirwa ku musozi bawubwira wa musozi we, umwami wacu niko yavuze, turamwizeye, shinguka ugwe hariya mu nyanja. Uwo musozi basengeragaho ndawuzi, n'inyanja yitwa Rake Kivo bari bari gutegeka ngo uwo musozi ugwemo nayo ndayizi. Birirwa muri urwo biyirije ubusa ngo bafite kwizera. Uwo musozi izuba ryarinze rirenga, nta n'ikinonko kiravaho ngo kigwe mu nyanja. Bata burya Bibiliya ntimukajye mugira ngo ibyitubwira byose ni ukuri. Hari indi misozi nyamara yagiye ihirima ndeba, imisozi y'abakonikoni, imisozi y'ibigerageza. Erega nanone kwizera bisaba ngo dusenge isengesho rifite impamvu yo kurisenga. Si ugupfa kugenda gusa gusenga iry'ubwibone ngo reka nimbikora ngo nanjye ndajya mbwira abantu ko ndi umuhungu wa Yesu rwose, ko ndi umuntu w'intwaro ukomeye. Imana yanga ubwibonera n'aburwanya. Eske ibyo bintu uri gusaba ngo nibikoreke, icyubahiro biza guhesha Imana ni ikihe? Aho si wowe uri kwishakira icyubahiro cyawe bwite, nta cyubahiro cy'Imana kibirimo, ukaza kubeshyera Bibiliya ngo yavuze ibinyoma. Ntabwo ibintu byose bikoreka. Na Yakobo yarasabye ngo, yaranditse ngo murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi, mushaka ibyo mwayisha irari ryanyu ribi. Kandi basabye rwose bavuga ngo bafite kwizera, ariko bagasaba nabi, bagasaba ibijyanye n'irari ryabo. Imana ibona nta cyubahiro cyayo kirimo, nta buhamya bwayo burimo. Nibwo rero bidakoreka, benshi bakitotomba ngo iryo Bibiliya yababwiye ntabwo ari ukuri. Ariko mu kwizera abavandimwe inshuti z'Imana, hari imisozi igihirima tuyireba mu buzima bwacu, n'ibyaha burya iyo bihirimye mu kwizera kwacu, tugahirika ibyaha by'abanyabyaha bagapfukama bakemera Imana, hari imisozi bihirimye ku bwacu. Burya niyo ibirwara runaka bihirimye bikava mu bantu, hari imisozi bihirimye kubwo kwizera. Imana ibidufashemo kubyumva neza kugira ngo kwizera kwacu kuzamuke. Ikindi yashaka kubigisha ni akamaro ko gusenga. Mwizere yuko ibyo musabye mudashidikanya mu mitima mubihawe ngo kandi muzabibona. Ibi byifuzo byacu tuba dusengera, hari ibisubizwa uwo mwanya, hari ibisubizwa mu gihe gito, hari n'ibisubizwa mu gihe kirambiranye, ariko Imana ikaba yari bibitse bikazasubizwa mu gihe cy'Imana. Niba warasabye Imana inzu, tegereza igihe cyayo cyo kuyubaka nikigera uzayibona. Ibyo mbabwira bimwe n'ibyo nagiye nibonaho nanjye ubwanjye. Hari ibintu nagiye nsengera mu mateka yanjye, nkabisengera nkiri umusore, nkabibona nshaje. Ubu ngubu ndi gusaza, hari ibintu ndi kugenda mbona bisohora bikoreka, kandi nabisengeye nkiri mutoya. Hari n'ibindi byagiye bisohora ako kanya, kuko Imana izi misiyo ziri rapide, misiyo zihutirwa. Nayo burya igimenya ibyihutirwa, igire ibiri prioritaire, nabyo ikabikora bibanjirije ibyo wasabye mbere. Amen. Imana yacu ni umubyeyi, igiduha ibidukwiriye byose, icyubahiro kibi cyayo. Ibi rero nibyo Yesu yashakaga gukora kuri uyu munsi wa kabiri w'urugendo rwe. Imana ibaha umugisha rero. Twiteguye gukomeza kuvuga n'iby'umunsi ukurikiraho, kandi ngenda nyuzamo n'akaririmbo kavuga ibyo gucungurwa, nako kajye kagenda kabagwa neza mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana yacu ni nziza cyane. Bityo rero tuzakomeza no kuvuga n'ibindi uko bigenda bikurikirana, ibya buri munsi kugira ngo turusheho gukomerera mu byo twizeye. Yesu rero agere Yerusalemu, asanga bari mwako kajugane, abafarisayo barakaye bafureka, abo yarayakije bati nguriya gitare wacu, nguriya wa mugabo ukomeye, ngiriya yantwari yarayitumye kongera gushyira urushyi ku munwa, yarayitumye kongera kuryama tugasinzira tutaribwa, yarayitumye natwe duhaguruka twari ibirema, nguriya gitare warayitumye duhumuka twari impumyi. Nuko abafarisayo nabo bari bafite umujinya wenda kubica, ariko umwami wacu yaratashye muri Yerusalemu ku munsi wa kabiri w'urugendo rwe. Imana yacu ihabwa icyubahiro kandi ishimirwe iby'igikora. Ndabakunda abavandimwe, nimukomeze muryoherwe n'ibyiza by'iki cyumweru, twitegura kuzinjira muri Pasika tumaze kuyisegurira ibikorwa bya buri munsi umwami wacu yakoze ku bwacu. Amen.